umugabo wanjye nyine byatangiye ubu ngubu afite ikibazo cya pararize y'uruhande rumwe. uri kubibona ntago yeguka ahari, yarahumye, amenyo yose nyine barayakuye bayamazemo. Tujya mu bitaro CHK tumuhamara amezi 5. Baramunanirwa nyine, barambwira ngo imitsi yo mu mutwe yagize ikibazo nyine ngo yarumye. Ubwo nyine barambwira ati nta kindi cyo gukora, ni ukumutahana nyine ugategereza umunsi wo gupfa. Ubwo nyine namwambikaga amaranji, pamperse nyine namugena zibuze. None kubera iki bamukuyemo amenyo yose? Nyine yagiraga ikibazo cya konfiriziyo, agakonfiriza nyine nk'umuntu uri kugwa igicuri. Noneho barambwira ngo kubera ko yari afite n'ubundi kibazo cy'amenyo avungagurika, ngo ikibazo ni uko nyine ama infection y'amenyo nayo utwo ducimbu tuba twateza ikibazo, bituma rero yose bayakuramo. Ni ibintu byiza nyine bitunguranye, ntazi ngo biratangira gute. Byaje bitunguranye ukuntu ukabona nyine bimeze nk'amadayimoni bikabe, ariko nyine tugiye kwa muganga baratubwira ngo nyine ngo ni mugiga yo mu mutwe. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza bamwe na bamwe, ariko isi tubamo ntabwo itwemerera ko twese ubuzima buba bumeze neza uko tubwifuza, ariko nimba wabyutse bigakunda ukabona uratambutse birakunda, shima Imana uvuge ngo Mana wakoze. Reka ngusuze woherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo uteye uburiza arabwibanza. Reka nsuze abanyarwanda twese turi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbifurize amahoro y'Imana kandi mbifurize kugubwa neza. Ndi kumwe n'umumama agiye gutangira twibwira, murabona ni babiri twicaranye, ni umugabo n'umugore, ariko tugiye kuganira, tugiye kumva byinshi, tugiye kumva ubuhamya bw'uno mumama, ubundi twandike dukomeza ikiganiro. Mama turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Mushimiyimana Jenny. Ngandi umugore wa Mushimiyimana Deni. 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 Yesu ukaba uri umugore we. Bimeze bite? Mwaramutse mute? Twaramutse nyine, twabonye buke. Mwabonye buke. Yes, ndabona uyu ni umugabo wawe? Ni umugabo wanjye. Afite ikihe kibazo? Tugiye uratangira. Umugabo wanjye nyine byatangiye ubu ngubu afite ikibazo cya pararize y'uruhande rumwe. uri kubibona ntago yeguka ahari, yarahumye, amenyo yose nyine barayakuye bayamazemo. Ariko nyine mbere y'uko ibyo biba yabanje kugira ikibazo cyo kurwara umutwe. Umutwe nyine ukajya umujya cyane, nkajya mpura n'abantu basenga benshi bakansengera nyine ngo ni amadayimoni, bigasa nk'ibyoroshye, byageraho bigashira. Bigeze aho nyine ikibazo cy'umutwe gisa nk'icyoroshye, twagiye kwa muganga nyine ahashoboka, tujya Indera basanga ari normale, turazenguruka ahantu hose hashoboka, ariko nyine biranga. Ikibazo cy'umutwe gisa n'icyoroshye. Bigeze aho hazaho ikibazo cyo kujya acika intege uruhande rumwe akicara ahageze. Yari umushoferi rero atwara imodoka za auto école. Ubwo nyine byamufata ari imodoka agaparika ahageze, byashira kongera akagenda. Bikomeza gutyo, bigeze aho nyine agenda anyunyuka, ariko nyine ntitumenye impamvu. Ubwo nyine tukajya tujya ahashoboka bakamuvura, akoroherwa iminsi mike akongera. Bigeze aho biranga nyine abo bo kuba mu buriri. Bitangira noneho akajya aruka, icyo muhaye cyose akajya kukimira, ari uko mbonye umuntu umusengera kuri telefone, simbure amayinite, bakamusengera nyine niba agakoma nyweye nk'akinusu akakanywa, ari uko mfite umukozi w'Imana uri kumusengera. Ntabwo mu by'ukuri nari nzi gusenga, ariko ukuntu uburwayi bwe bwaje, nubwo waba utabizi wabasha kubyigisha ubwawe. Ubwo rero ndakomeza ndamurwaza kuva 2019 mu kwezi kwa 8 nibwo byakaze. Birakara nyine mu kwa 11 tujya mu bitaro CHK tumuhamara amezi 5. Baramunanirwa nyine, barambwira ngo imitsi yo mu mutwe yagize ikibazo nyine ngo yarumye. Ubwo nyine barambwira ati nta kindi cyo gukora, ni ukumutahana nyine ugategereza umunsi wo gupfa.
ubwo nyine namwambikaga amaranji pamperse nyine namugena zibuze nawe nyine atafite ubwenge nta kintu na kimwe azi ari ikigoryi. Ubwo nyine tuba aho ngaho ejo bundi nibwo twatekereje kongera kumusubiza kwa muganga Kacyiru. Tugeze rero kumusuzuma baramusuzuma baratubwira ngo hari icyo bamukorera ngo bamuha imiti ihwanye n'ibihumbi 317 no kumukorera kinezi ihoraho nyine tugatanga 500. Byose hamwe bigahura n'ibihumbi 800. 817. Ariko kubera ko nyine yatubwiye ngo kineni zo kumukorera ari mu rugo ntabwo twasizeho transport. Mu by'ukuri yatubwiye ayo ngayo twebwe nyine nta kindi twari burenzeho kuko n'ubundi nta kintu twari dufite. Yarabimbwiye nyine ngo mu kantu ndavuga ati nari nzi ko wenda ari nk'amafaranga make nzagenda niyambaza inshuti n'abavandimwe wenda bakagira icyo bamfasha kuko ndabona nta kintu naheraho navuga. Ubwo nibwo twamuzanye nyine turituriza. Ubwo nyine mu buzima busanzwe no kubaho no kubaho nyine ari uko twasenze Imana yo mu ijuru ikavuga ati mukwiriye kubaho tukabona burakeye. Rero twaratuje ubundi dutekereza ko hari abandi hirya no hino bagifite umutima wo kuba bagira icyo batumarira cyangwa se bakadufasha tukaba nyine naho twakomeza tukagerageza tukareba. Mwamenyanye ryari? Twamenyanye 2017. Ari muzima? None kubera iki bamukuyemo amenyo yose? Nyine yagiraga ikibazo cya konfiriziyo agakonfiriza nyine nk'umuntu uri kugwa igicuri. Noneho barambwira ngo kubera ko yari afite n'ubundi kibazo cy'amenyo avungagurika ngo ikibazo ni uko nyine ama infection y'amenyo nayo utwo ducimbu tuba twateza ikibazo bituma rero yose bayakuramo. Mumaze aha mu nzu muri aha hanaba kubera iki ibyo bintu ni bakubwiye kubera iki yaryaga uko bamaze kumusengera? Byari kubera ntabwo mbizi nyine nanjye nabonaga biza gute. Ni ibintu byiza nyine bitunguranye ntazi ngo biratangira gute. Byaje bitunguranye ukuntu ukabona nyine bimeze nk'amadayimoni bikabe ariko nyine tugiye kwa muganga baratubwira ngo nyine ngo ni mugiga yo mu mutwe. Ni mugiga yo mu mutwe. Ni ikibazo cya mugiga yagize. Ubu yarwaye 2010. Amazi yabaye menshi mu bwonko. Amazi menshi yabaye mu bwonko. Yarwaye 2019. Deni ni Deni? Deni waramutse? Waramutse neza. Waramutse ute? Waramutse neza. Wowe wumva umeze ute mu mubiri? Wumva umeze gute mu mubiri? Nyine no bisanzwe. Ubu ngubu nta kintu na kimwe uri kubona? Ese bakubwiye ko baramutse bamuvuye yakongera akabona byagenda gute? Muganga niko yambwiye. Yakubwiye ko byagenda gute? Yambwiye ko nyine ashobora kumugorora akongera akagenda. Yamuha n'iyo miti nyine imitsi kongera ikaba muzima. Wowe ugakora iki? Nta kintu nkora nyine ndamurwaje. Uramurwaza gusa ufite abana? Mfite umwana umwe nyine namwoherereje muvandimwe ngabamumfashije. Abamugufashije mu bana hano mu nzu muri babiri. Ubaka kanya twicaranye aha ngaha gumva mu mutima wawe umeze ute? Mu mutima wanjye nyine ntago ntekereza ibintu byinshi kuko iyo ngiye gutekereza ibintu byinshi habaho kwiheba nkumva ko nyine butari buke nkumva ko ku cyumweru ntazakigeza ariko nyine ndagerageza nkihangana nkirengagiza nkajya hanze nkaganira n'abandi nkahagarara ku muhanda nkongera nkagaruka nkumva ibyo ambwira kuko uyu nguyu sinamusiga ngo njye na Nyabugogo kwikorera agataro nk'abandi wapi ntabwo namusiga ngo njye guhaha arahita mukora ni uguhama ndi ku ruhande rwe ubwo nyine kubaho nyine abavandimwe abangaba bo duturanye nyine abaturanyi nibo babona ko tugiye kuburana cyangwa kubwirirwa bakagira uwo duhaye nusu cyangwa se kiro n'abandi bagiye bumva inkuru zacu ku ruhande bakagira ikintu batumarira nyine tukabaho.
yes ntabwo biba byoroshye, ariko reka dukomeze dusenge Imana turebe ko hari igihe ibi bintu byatuza cyangwa se ayo mafaranga akaba yaboneka. Wambwiye ko ari 815 na 17. Reka dusenge Imana turebe ko ayo mafaranga yaboneka. Wambwiye ko hari igihe ujya umwambika paperisi, kubera iki uzimwambika? Nyine mbere narazimwambikaga kubera ko nta bwenge yari afite, yarineraga akinyarira byose, buri kimwe cyose. Ariko nyine aho ubushobozi bwashiriye nyine namuretse nyine akajya akora ibyo ashaka, nyine nkiyiranje nkihangana. Ariko kugeza ubu ngubu nyine akenge gatangiye kugaruka, arabimbwira nyine ibyo akeneye. Nabonye mwambika amaranje. Yatangiye guhuma ryari? Yahumye ryari? Yahumye, urebye yahumye yabanje guhumira ijisho, ko ryari ryaraturumbutse ryaraje hano, rikagenda risubirayo gake gake, n'irindi rero rigenda rifatwa. Yatangiye guhuma mu kwezi kwa 2, 2020. Nuko yanganaga? Oya. Yari afite taye ntoya, ariko none ntabwo yanganaga gutyo. Yari afite nk'ibiro bingahe? Yari afite 50. Yakoraga akazi k'ubushoferi. Nta mpungenge ushobora kuba ufite yuko wenda ashobora no kutazongera kuvuga? Ibyo byose nyine ndabyiteguye, kuko nyine nta kundi nabigenza. Mbese namaze kubyakira ko byabaho byose, nta kundi. Kuko nyine mbonye uko nagerageza nkabikumira, nagerageza. Wenda iyo umuntu agize ikibazo nk'icyo adafite wenda ubushobozi buhagije, wenda aba yanakwitabaza n'abashinzwe ubuzima mu mudugudu cyangwa mu kagari cyangwa se n'abayobozi, wenda ngo bagire icyo bamufasha, we baba bazi ko iki kibazo gifite? Abakuru b'umudugudu barabizi. Bakubwira iki? Barambwiye nyine ngo nta bundi bufasha bafite. Gusa nyine iyo hajeho ya gahunda ya lockdown, barandeba nyine mu bababaye. We mbere wakoraga iki? Ngewe nyine mbere niwe wari utunze urugo, nanjye nicaye mu rugo. Nangiye gukora rero nibwo yatangiye kurwara. Ubwo nari mfunguye aka business ngo nkore, ahita atangira kurwara nyine kaba karahangiye. Ubu noneho wifuza iki? Aka kanya twicaranye, abantu bari kutureba hariya. Ubu ngubu icyo nakwifuza ku bantu nyine batureba, mba mu nzu nyine yo gukodesha. Nyirinzu nyine amaze iminsi ashaka kunsohora nyine nkamubwira ngo yihangane, kuko n'ubundi kugira ngo muhe amafaranga ni uko nyine mba nabonye inshuti n'abavandimwe hirya no hino bakamfasha. None rero sinzi niba ari iminsi mibi yabaye mibi, sinzi niba byaragenze gute, ntago nyine nkibabona. Mugezemo amezi 8. Ubwo rero isaha n'isaha mba niteguye ko nawe yaza akansohora. Inzu uyigezemo amezi 8? Iyi nzu yishyura amafaranga angahe? Yishyura 25. Uyishyura 25. Bre nkubira turebe ni amezi angahe, ni amafaranga angahe? Ayishyura 25. Umurimo 200. Amezi 8. No kukwa 9 ngiye gutangira. Birabibaye 200. Ahubwo nyirinzu reka tumushimire, yari hanganye cyane. Nakatagize rwose, niyo tuvuganye ndamubwira ati warakoze, aho nagera hose namubwira ko yakoze. Umuntu wihangana, twinjiyemo hano mu mpera z'ukwa 12. Amafaranga namwishyuye nayo umuntu w'umusiramu yampaye turi mu bitaro, kuko icyo gihe yatangiye kurwara, sigaranye 1600 cyonyine. Ariko nyine nkajya mbona butari buke, ariko bugacya. Nkajya mbona butari buke, ariko nkasenga nkavuga ati wa Mana we, ni wowe ugira umuntu, ni wowe ugira icyo urema kandi ukagikomeza. Kuki se nta kwishingikirizaho kugira ngo aka kanya ari wowe undengera? Ubwo nyine byakomeje kumera uko nguko, bukajya bucya nkabona butari buke, ariko bugacya nkabona butari buke. Mbona nyine tugiye kugera mu gihe cyo gutaha. Nabanje gutinda mu bitaro nyine ba makonte reference Kibagabaga, ariko nyine najya nganira na bamwe mu baganga nyine nisanzuyeho, bakambwira ati Kibagabaga ni kimwe no mu rugo.
byiza ni uko wataha ukajya no kureba umwana wawe kuko umwana nyine yari afite umwaka n'amezi 2 naramusigiye umukozi ubwo nyine nkajya mvuga ati se nintaha inzu y'abandi ndayishyura iki kuko aho twabaga Nyabugogo kugira ngo twimukire hano naho hari hamaze gusenyuka inzu yaraguye nyine igwa abana barimo mbona nyine bincanze nta n'igiciro cyo kwimuka mfite babimbikira mu kagari ka Nyabugogo ubwo nyine hashize nk'iminsi ngahe nibwo nabonye uwo musiramu anzanira 60,000 nishyura umukozi namwishyuraga 10,000 nishyura n'inzu ubundi nyine turaza nyine tuza muri ayo mezi ari gusa nk'ayarangiramo ko nawe muri hano nkakomeza kujya kumurwaza CHK ubwo nyine turakomeza tubaho nyine amezi ararangira akajya amamagara akambwira ati ndagusohoye ngeze aho rero ndamubwira ati rero muvandimwe nta kindi cyo gukora nabona basi uzaze urebe ko nanjye nta kundi kuntu nabigenza sinajya gushakisha akazi nta n'ikintu na kimwe nakora musize kuko isaha n'isamba ndi gucunga ko nasanga byarangiye ubwo rero icyo umutimanama wawe uri bukubwire unkorera icyo ngicyo kugeza na n'isaha nyine ndacyahagaze kuri iryo jambo nyine yo kumubwira ngo azankorere icyo ashaka ubu kurya none harya ate kurya nyine ndamugaburira agaranye uramunombera iyo mbashije kubibona ndamunombera akarya nabwo nyine yajya nk'ibiyiko 3 nabwo akamukorwa kubera kumara igihe kinini nyine atajya kwa muganga nta n'isuzumwa akorerwa sinzi ikibazo nyine agira akaba ubwo nyine mbimugaburiye akarya neza cyangwa se akaturamukorwa ubwo ibyo byose sinzi impamvu ntago biba byoroshye ariko reka dutegereze hamwe n'Imana turebe ko hari ikintu kiri bukorwe njya mbwira abantu yuko iyo bwakeye bukira ukabona ibyo uri burye bikameneka hari abandi baba bikeneye ntago biba byoroshye kubwira abantu ngo tubigenze gutya ariko wavuga nimero yawe ya telefone cyangwa nanjye umuntu wavuga ati wenda nta mafaranga mfite yo kuvuga ngo uyu muntu mujyanye kwa muganga ariko ushobora kuba ufite inusu ushobora kuba ufite ikiro cy'umuceri ushobora kuba ufite ikiro cy'igitoki ushobora kuba ufite ikiro cy'ibirayi wacyoherereza uyu mumama kuri nimero yiwe ya telefone agiye kutubwira iba muri mobile money aravuga n'amazina y'umuntu ibaruyeho ubundi turebe ukeneye 817 byo kugira ngo abe yabasha gusubira mu buzima cyangwa se ubuzima buba bwabasha kugenda neza tubwire nimero yawe ya telefone iba muri mobile money simvuga iyanjye simvuga y'undi wari we wese ariko hari umuntu ushobora kuba yakwifuza kuza kubasura cyangwa se no kugira icyo yakora yahamagara kuri nimero basanzwe baduhamagaraho ubundi tukareba icyo twakora nimero yawe ya telefone iba muri mobile money bariyo uvuga nimero yanjye ya telefone kuko niyo nenge nyikoresha iyanjye ni 0788 90 556 240 ongera isubiremo noneho iyindi ni 0788 91 94 295 yibaruye kuri uyu mugabo witwa Mushimiyimana Deni ari we mugabo wawe yego ufite umwana umwe niko watubwiye nawe yaradi yes reka mbashimire kandi tuvuge ngo komeza kwihangana uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda Imana ni byinshi igikora kandi tukabona ikitamurura ibintu bikagenda neza kandi bikajyaho mu buryo ubu uyu munsi bimeze bite uyu munsi nyine ko bimeze nimbara ubukeye nimbara ubukeye ntago biba byoroshye ariko ndizera yuko biza gucamo Deni urumva wabwira icyo abantu badukurikiye ababwira ngo Imana ibakomeza kandi ibaha imbaraga zo kujya bafasha abatabashije kwifasha mwamwumvishe ni Deni aravuga ati Imana ibakomeze bwo kugira ngo mubashe abadafite ibyo babona ibyo baha abantu batishoboye
Imana ibakomeze kandi ibibahe. Mama, wowe ubwawe ubu uyu munsi uravuga ko benda kugusohora mu nzu, uravuga yuko nta kazi ufite ko gukora, wumva nyine nzaramutse gusuye mu nzu byagenda gute? icyo ntekereza nyine, ntekereza ko ibyari bikomeye byararenze, ibisigaye nabyo mba mbona byoroshye. Uko rero yagiye indinda nasohore umwaka ukaba urangiye, nizera ko uwo munsi nyine yansohoye cyangwa iri segonda abaye yansohoye niwo munsi wanjye wo natabarirwaho. Nta handi narengera kuko nyine ni ababyeyi agira ngo twajya kubasanga, nubwo nanjye mbafite ariko ntago bamuzi. Ubwo rero twahuriye muri Kigali nyine, ubwo rero ntabwo namutererana ngo musige nyine ku gasozi, ubwo aho badusohora tukajya nyine, yaba ari ku muhanda yaba ari ukuba hehe hose twabaye. Yesi, rero reka ngushimire ku kiganiro wemeye kuduha kandi mukomere. Ndizera ko ubwo twageze aha n'abari budukurikirane n'abari buturebe, ndabizi byanze bikunze hari ikintu kiri buze gukorwa. Wenda umeze ushobora kutaboneka, ni nako yanaboneka. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ngo ibyo 200 ndabitanga. Hari n'ushobora kuvuga ati ndakwishyurira amezi angahe cyangwa ayo mafaranga yo kujya kwa muganga akaboneka. Kandi ukomeze kwizera Imana, nzi yuko biri buce. Byose irabishoboye. Ariko ikibazo cya nyuma cy'amatsiko, ahantu yakoraga bimeze bite? Bigeze bakugeraho abashoferi bagenzi be? Bake bagiye batugeraho kwa muganga. Tugeze hano rero nkeka ko bananiwe. Iyo umuntu nyine yadusuraga byagera hagahagarara, ndavuga ati buriya umusozi yazamukaga yawurangije, ahubwo nyine ninjye nkwiriye gukomeza kuzamuka. Inshuti nziza tuyibonera mu byago, niko bavuga. Burya inshuti nyanshuti ntago ari si ya indi muhurira mu kabari, muhurira mu rusengero gusa. Inshuti nyanshuti ni bimwe bavuga ngo uyibonera mu byago. Inshuti zawe nyine uzatubona muri make, niko bavuga. Rero mwakoze kubana nanjye kandi nizere ko hari ikintu kigiye gukorwa, kandi uyu mubyeyi tumufashe tubikuye ku mutima. Kandi komeze wizere Imana, Yesu ashoboye byose. Yakijije wa wundi wari umaze imyaka ingahe yose 17, aramukiza n'uyu nguyu. Rero Deni, umugabo wawe, Imana izamukiza kandi turabyizeye no mafaranga azaboneka kandi ukomeze gukomera. Mwakoze kubana nanjye, nitwa Emmy, iyi ni Yawe TV. Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze no kubashoboza muri byose.